dutangiranye na Derek yibereye ahangaha yicaye ahangaha ku kazi ke aho yamaze kubona akazi ko kuba umuzamu yivugisha avuga ati se ni gute iyi konte y'uyu mukobwa Eunice nshobora kuyibona cyangwa se ngo ni gute nabona konte y'uyu mukobwa Eunice yibaza ati uyu mukobwa ariko akeneye amafaranga kubera ko afite ibibazo ndetse kandi nkeneye kumufasha ariko se ni gute nshobora kumufasha ngo ibibazo uyu mukobwa Eunice amazemo iminsi uyu mugabo ni umukire cyane waje gushaka akazi ahantu k'ubusekirite kugira ngo arebe ko yazabona urukundo ati byose ni amafuti yanjye cyangwa se ni amakosa yanjye byose ni jyewe wabiteye ese ubundi ni ukubera iki nuriye muhanda nari nawugiyemo cyagiye imodoka ipfa bari barimo ati none natumye telefone ye ayihomba barayimwiba ndetse nanone ahita ahomba n'amafaranga ye none aka kanya ari mu kangaratete gakomeye cyane kuri kampani nkeneye gushaka inzira iyo ari yose kugira ngo uyu mukobwa abonemo amafaranga byibura kugira ngo mufashe nkeneye kubona inzira iyo ari yose kugira ngo uyu mukobwa mbashe kumufasha uyu mukobwa byanga byakunda akeneye amafaranga ni Derek ni umusore wifitiye ibiceri nka babandi njya mbona barabuze urukundo ariko ibintu byose babifite ngo ntawe ugira byose ati mana ese ni gute nshobora kumufasha ubona ko ari ibintu bimuhangayikishije cyane akomeza kwivugisha ngo akeneye gushaka uburyo bwari bwo bwose afasha uyu mukobwa Eunice Ashley kugira ngo ave mu bibazo arimo cyangwa se mu kangaratete arimo gakeneye amafaranga muri iyi minsi ndetse ibyo ngibyo uko birimo kuba hano mu nzu haruvuga ati Eunice ati urabona kariya gasore niko uyu mugabo arimo kubivuga urabona kariya gasore urimo kuvuga ngo ni umushoferi wawe njye ntabwo nshaka kukubonana n'uriya musore arimo kongera kugutwara nanone kandi njyewe ndi serious kuri ibi ngibi umukobwa avuga ati daddy ese no kubera iki uriya musore urimo kumubera hashi urimo kumubwira nabi uyavuga ati ndagira ngo unyumve njye ntabwo ndimo gukunda uburyo kariya gasore karimo kukwitegereza ntabwo ndimo kubikunda uyavuga ati nese arimo kundeba nka gute papa uyavuga ati arimo kukureba na passion cyangwa se arimo kukurebana umuhate mwinshi kwa kutureba umuntu wagira ngo umufiteho umupangu uyu mugabo yabirebye ati agufiteho umupangu byanga byakunda kandi indoro ye irimo kubigaragaza ko ari ibintu birimo guturuka mu mutima we nkaho wagira ngo uri umugore we byanyabyo uyavuga ati daddy please byose urimo kuvuga nibiki umugabo avuga ati ngende serious bino bintu ndetse kandi ndimwo kubyanga cyane uburyo umuntu cyangwa se nanga cyane abantu babakene barimo kugerageza guhanginga amakote yabo aho ibiganza byabo bidashobora kugera gusa ngo uyu muryango nabakire ariko uyu mukobwa Ashley akaba afite ibibazo mu bijyanye n'ubukungu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kandi bya bindi nakubwiye tugitangira agace ka mbere uyu mugabo hari ukuntu nyine ureba nk'uko bivuze ureba ukabona umuntu bitewe n'akazi arimo gukora akavuga ati sha yewe hariya nta mahitamo afite none umusore Derek nta nyine bamaze kumubona ko ari umukene uri aho ngaho ati byanga byakunda ibiganza byashaka kubimanika ahantu bidashobora kugera cyangwa se bitagomba kugera kuko ntabwo turi mu rwego rumwe ni gold digger cyangwa se ni umukuzi w'amenyo uyavuga ati daddy please uriya musore Derek ni umuntu mwiza ati njye rwose nshaka kumenya impamvu uriya musore utarimo kumwiyumvamo nk'umuntu ufite akazi ahangaha umugabo avuga ati yego rwose ntabwo ndimo kumukunda none nubwo nshaka no kumubona n'iruhande rwawe umukobwa avuga ariko papa waretse uriya musore Derek kuko akiberaho mu mahoro wamuretse ukamureka ati reka uyu musore acike ibyo bintu byose urimo kumushinja cyangwa se abijye kure bimukureho please ndakwinginze uyu mugabo areba umukobwa we amwitegereza umukobwa avuga ati ikirenze n'ibyo ngibyo njye noneho nta nubwo ndi no muri mudo ya nyayo yo kuba naganira nawe bino biganiro turimo kuvugaho uyu mugabo avuga ati Ashley ati kino ni ikibazo cy'umutekano ndetse ugikeneye kucyumva cyangwa se ukeneye kugitega amatwi ugomba kubyumva wowe agakobwa we nese ni gute ushobora gutwara cyangwa se kuba urimo kugendana n'umugabo ukuze cyangwa se umusore ungana nka kuriya impande n'impande yawe yitwaye nk'uko nguko warangiza ukavuga ngo ni umushoferi wawe ari meze nka gutyo n'umugabo wafuke nana uriya musore wasanga bizaturuka mu kugutwara cyangwa se gutwara imodoka ugasanga atangiye no kugutwara n'ibindi bintu niko uyu mugabo abivuze umukobwa amureba ukuntu wasanga yano gutwara n'ibindi bintu umukobwa bitekerezaho cyane ni kwa kundi umubyeyi aba ahangayitse ndetse ahangaha ku ruhande uyu mukobwa Lisa yashenjaguye umutima ngo ku buryo yangirije n'ubuzima bw'uriya musore Derek ari ahangaha mu rugo kwa Derek yaje gusaba imbabazi kugira ngo arebe ko bamubaba
ambabarira, kandi yari yaramutaye. Yahamagara kuri telefone akijujuta ahangaha, kumbe umuntu arimo guhamagara ntabwo arimo kumwumva. Ati njye namubwiye, yicaye ahangaha mu ntebe, namubwiye ngo ambabarire inshuro zirenga na miliyoni zose. Nese ikintu kigoranye mu kubabarira umuntu ni ikihe? Niko uyu mukobwa arimo kwijujuta. Mwese muri ibi bihe ndabasuhuje, mwagiye mubabaza abantu, noneho mwagera iyo mugiye yewe ubundi baravuga ngo ibyatsi ntabwo bihora ari icyatsi kibisi ku rundi ruhande. Hahandi wari ugiye uzi ngo urasanga ibyatsi byose ngo nta byumye biriyo yego. None agarutse avuga ngo kuki atarimo kumbabarira ubundi gutanga imbabazi niki? Ese deri ikintu kubera iki utanyakira? Waretse basi ukaza ahangaha mu rugo tukaganira kuri ibi bintu byibura tukabivuga naho. Uyu mukobwa biramucanga cyane, ari nako akomeza guhamagara kuri telefone ikanga guca amavuga ati oh god why please, kubera iki? Hari uwakomanze, ndetse uyu mukobwa avuga ati umuryango urafunguye, ngwino injira, ngwino ariko ngwino winjire. Nahangaha ndetse uwinjiye ni wa musore Emeleke ati hey girl, hi, umugoroba mwiza, bimeze bite se? Umusore aza afite n'utuntu yaguze amwenyura. Uyu musore ashaka kwica kode z'abasore cyangwa se z'ababuro, kiri gutereta umukobwa w'inshuti yacyo, noneho batandukanye, kandi uyu mukobwa noneho ataranabi sha abasore sha ati bameze gute se? Meze fresh cyane. Uyu musore araza yicara ahangaha amwenyura cyane, akira umukobwa avuga ati ibi ni biki se unzaniye? Ati areba nyine, oh mbega we. Umukobwa arebyemo aramwenyura ati rose unguriye imyenda koko? Ati ya nyine urabizi umaze iminsi 3 irenga ahangaha nyine ntekereje ko nagombaga kukuzanira utuntu tumwe na tumwe. Umukobwa avuga ati mbega ukuntekerezaho we, urakoze cyane nukuri, ndetse iyi myenda unguriye ni myiza cyane. Uyu nguyu avuga ati yaho natekereje ko ushobora kuyikunda rwose. Ndetse mu kureba mwahangaha muri aka kantu amuzaniye, uyu mukobwa yabonyemo n'akandi kabogisi gafunze ukuntu, amera nk'utunguwe cyane. Ndetse nyuma yo kukitegereza areba uyu musore, umusore nawe amureba Emeleke amwenyura. Uyu musore n'umukobwa amureba ati nyine urabizi muri iyi mugoroba rero ndibuze kugira ahantu njya gutemberera, narindi gutekereza niba wenda nagira amahirwe cyangwa se wangirira amahirwe yo kuba waza kugira ngo tujyane. Umukobwa yatunguwe cyane ni Lisa, umushenjaguzi w'imitima amureba. Uyu mukobwa yabitekerejeho avuga ati Emeleke, ese bino ni ibiki? Uyu musore avuga ati ikihe kibazo se ni ikihe? Uyu mukobwa Lisa avuga ati kuko ndimwo kwiyumvamo ko wagira ngo uri guhitinga on me nyine, cyangwa se urimo kugerageza nyine kunteretamwo ukuntu kugira ngo turebe. Uyu musore avuga ati come on, uri inshuti y'inshuti yanjye cyangwa se uri girlfriend y'inshuti yanjye, rero nari natekereje ko nyine ngomba kukwereka utuntu nyine two kuba nkwitayeho nyine. Umukobwa avuga ati wake, ati ya cyane rwose, kuba nyine inshuti yanjye itari ahangaha cyangwa se uyu musore Derek atari ahangaha. Umukobwa avuga ati wake nta kibazo rwose, ati ndamutse ndi impumyi cyangwa se nabasha kubona bino bintu urimo kumbwira nabyizera, ariko ntabwo nshobora. Bino bintu ni ibiki? None se ungirira ibyiyumviro cyangwa se mfitiye ibyiyumviro? Uyu musore abitekerezaho avuga ati okay ewane kabisa uramfashe. Umusore ahita nabivuga. Uyu musore rero banza turi buze ntabwo ari uko bigenda, ahita nabivuga kandi azi ko umukobwa ariho. Ati umukobwa cyangwa se Lisa njye nkwiyumvamo rwose, kandi iteka ryose mu gihe cyatambutse nakwiyumvagamo nyine nkwi. Umukobwa ari nako asubiza ibyo bamuguriye muri envelope ari no kureba ku ruhande. Uyu musore arabyishe cyane, arabyishe. Ati buriya nifuzaga guhura nawe Lisa kugira ngo nyine turebe ko hari ikintu cyaba. Amureba barebana, Lisa atunguwe cyane, ndetse nyuma yo gusubizamo apakira iyi myenda yose bari bamuzaniye ahangaha muri aka akira ku ruhande, atunguwe cyane. Amasaha yakomeje kugenda. Sasa mu masaha ya nijoro hari uvuga ati none se uriteguye gutaha? Undi avuga ati yes boss lady. Kumbe ni Derek uri ahangaha ari kumwe na nyirabuja. Ati wari wambwiye ngo urashaka kumvugisha mbere yuko utaha mu rugo. Ni mu masaha ya nijoro burije aratashye. Derek abitekerezaho avuga ati nyine ikintu nashakaga kukubwira nuko nshaka kugusaba imbabazi kuri biriya byabaye, ndetse ndifuza ko
biriya bintu rwose bitagakwiye kuba byabaye. Uyu mukobwa aruhutse umutima cyane ndetse yega amahanga avuga ati ese urimo kuvuga ku bijyanye na papa wanjye? Wibuke ko agace ka mbere twakarangije papa amwirukanye avuga ngo wowe nta gaciro ufite cyangwa se ibindi. Come on, ati ntugire ikibazo biriya ntubihangayikire biriya papa yavuze kuko nyine ubifate nkaho bitigeze biba. Nta nubwo nyine ndishuwa neza cyane ko biri ubundi papa yabivuze anabikuye ku mutima. Derek avuga ati oya njye ntabwo ndimo kuvuga ibijyanye na papa wawe. Umukobwa ahita atungurwa cyane amureba ati nyine ntabwo njyewe ndimo kuvuga ku bijyanye n'ibyo papa yambwiye ejo, papa we yambwiye ejo cya gihe, ahubwo aka kanya nyine njye ndimo kwiyumvamo ko nakagusabye imbabazi kubera ko ndimo kumva ari cyo kintu cyo gukora kuko nagusaba imbabazi nonaha nyine tu. Uyu mukobwa avuga ati oke urakoze cyane, ubwira gusaba imbabazi nyine bya bindi byabaye ngo kuba yaragiye gukata mu mihanda na hehe bigatuma banamwiba na telefone. Ati aka kanya rwose ndishimye cyane cyangwa se ndimo gushima kubera wowe ndetse nanashima ku kuba waratumye ahantu njya basi narabashije no kugerayo nkabona inzira igerayo cyagiye ahamagara Emereke kugira ngo aze kumutwara. N'uburyo wakomeje guhangayika cyane umpangayikiye nyine kugeza igihe tubonye imodoka nyuma yo kugusiga hariya nabyo ukayifixinga cyangwa se abakanishi bakaza kuyikora ukanayitahana ahangaha mu rugo. Ni ukuri ndabyishimiye cyane ndashima. Mbese kuri njyewe mbibona nkaho nyine ari igitabo gikomeye cyane watanze. Urakoze cyane, mbese baganira nk'abantu bakuru. Derek avuga ati urisanga cyane rwose. Boss Lady uyavuga ati rero ikindi kintu kimwe hari ikintu nshaka kukubwira nanjye Derek. Amureba uyu nguyu avuga ati oke nta kibazo rwose ngaho mbwira. Umukobwa abanza kubitekerezaho cyane bigaragara ko ari ibintu wagira ngo biramugoye. Ati urabizi nyine nyine ndabizi bino bintu ntabwo nagakwiriye kuba nabira ibintu nagukorera kubera ko iyi ariyo nshuro yawe ya mbere cyangwa se ariko kwezi kwa mbere, ariko nyine ikibazo mfite cyangwa se ariko ntabwo nshobora kukwishyura uku kwezi. Nyine urabizi ndi guca mu bibazo byinshi bijyanye na finance cyangwa se ni challenge ndimo guhura nazo zibijyanye n'amafaranga. Nyine ashaka ubusobanuro. Umbabarire cyane ngusabye imbabazi. Derek avuga ati oya ndabyumva cyane rwose ndabyumva Boss Lady niko arimo kumwita. Ati ndabyumva neza cyane. Umukobwa avuga ati ndagira ngo untege amatwi. Ati rwose biragoye cyane kukumvisha izi inconvenience nyine zije mu buryo butunguranye cyane, ariko nanone inama nakugira kubera ko dutangiranye uku nguku nuko wenda warizayininga kano kazi ukaba ukavuyeho ukajya gushaka akazi, kuko gukorana nanjye ntarimo kubasha kukwishyura ndi kubona atari ibintu byiza cyane. Wenda igihe nazaba natangiye kubona amafaranga kampani yanjye twatangiye gukorana neza zino ngorane nahuye nazo zitari kugira nkazongera nkaguhamagara. Uyu nguyu avuga ati oya ni Derek ibyo ngibyo ntabwo nshobora kubikora. njye ntabwo ngiye kugusiga cyangwa se sindi buva aha ngaha ngo kubera ko ngo wagize ibibazo biri financial rwose Boss Lady. Ndabyumva neza cyane, yego rwose ni pay yanjye ya mbere cyangwa se ni umushahara wagakwiye kunyishyura wanjye wa mbere. Nyine icyo nshatse kuvuga ni ibintu nyine ngomba kwizera ko wenda na kwihanganira. Bityo rero aka kanya ngomba kugumana nawe nkaba ndi kumwe nawe mbese muri cya gihe kigoye cyangwa se muri bihe bikugoye. Ibintu nibikugendekera neza rwose amafaranga yanjye uzayanyishyura. Njye ntabwo ndibuze kugusiga Boss Lady we, sindi bugutaha ngaha. N'ubundi ntabwo aricyo cyamuzanye. Uyu mukobwa Ashiri yaratunguwe cyane avuga ati mbese muri makeya uravuze ngo ubihagazeho neza cyane ko ugiye gutegereza kugeza mu kwezi gutaha kugeza igihe nyine nzaba ibintu nabiciyemo neza cyane kubera ko aribwo ndimo gupanga kukwishyura. Uyu Derek avuga ati nta kibazo rwose, njye nshobora no gutegereza igihe icyo ari cyo cyose uzaba ufitiye amafaranga yo kunyishyura, ibintu byose bikaba bimeze neza cyane ari ubutamu. Uyu ngo yaruhukije umutima ndetse aranahaguruka cyane, ahaguruka avuga ati urakoze cyane, ndagushimiye cyane kuko uri darling cyangwa se you are such a darling, mbese uri umuntu w'igikundiro. Nibwo buryo abivuzemo cya Derek kubera wagira ngo gifite gahunda muri uru rugo, gitangira kumureba nyene amureba umukobwa nawe amureba barebana, ariko Derek we abifitemo ibintu by'amarangamutima. Urisanga cyane Boss Lady we, urisanga cyane.
amure noneho reka mbe ngiye. Derike umukobwa amurebye indoro, uyu mukobwa hari ukuntu arimo kureba ukabona n'amaso n'iki, ati oke nta kibazo rwose. Bakomeza ngaho ugira ijoro ryiza rero. Derike aherayo, uyu mukobwa Ashley nawe hari ukuntu arimo kumureba ati ya nawe ugira ijoro ryiza, urakoze cyane. Derike si yatangira kugenda, bye okay reka ngende aca, ndetse amwemereye ko azamwishyura mu kwezi gutaha, ndetse uyu nguyu nawe agenda amukurikije amaso cyane, ari gukomeza kubyibazaho nyine biba bitunguranye cyane kubona umuntu waje gukora akazi gaciriritse n'umushahara we wa mbere ukabona ntabwo awushaka neza cyane, sigara yirutse avuga ati mana mbega cyane. Ingoro nini ikinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Derike yaje hano ku ruhande abwira Emerick avuga ati eweni ibintu byose byari ubusazi cyane ku buryo aka kanya ntanazi n'ikintu nshobora gukora. Undi avuga ati sorry ako kanya hari wafunguye umuryango kumbe Lisa yaturutse hano ku ruhande. Derike atunguwe cyane amara uracyari gukora iki ahangaha sha amubara. Uyu mukobwa yaraje apfukamanga, uracyari gukora iki ahangaha muri urugo rwanjye? Umukobwa arongera arapfukama ati rukundo rwanjye ndakwinginze, ati aka kanya ngusabye imbabazi, ntabwo nzi ubundi buryo nshobora kugutakambiramo. Ujye uvuga ati Lisa bihagarike ibyo bintu bihagarike, ndakwinginze bihagarike. Ati ngiye ikintu nshaka no kuva muri urugo rwanjye, nta kindi nshaka uretse kuva muri urugo rwanjye. Ese ufite iki kibazo wa mukobwa we Lisa? Oya Emerick bino bintu ni ibiki man, bino bintu ni ibiki? Ati ngiye bino bintu ntabwo ndimo kubikunda, nawe ntabwo ndimo kugukunda. Umukobwa atakamba umugabo amukankamira avuga ati please ndakwinginze mvira mu rugo Lisa. Ati please Lisa mvira muri uru rugo. Ndetse uyu nguyu yahita ahaguruka avuga ati Lisa mvira mu rugo ndakwinginze. Uyu nguyu agiye kumufata avuga ati mvira ku maguru, mvira ku maguru ariko ndakwiyamye mvira ku maguru. Ese bino bintu ni ibiki? Derike biramucanga ati njye nta kintu mfite cyo kuvugana nawe, aka kanya mvira mu rugo. Undi avuga ati Derike, undi avuga ati gayi njye ntabwo bino bintu mbikunze winankoraho wagakobwa wenda kwiyamye cyane. Uyu avuga ati nese niki ushaka ko nakora basi? Ati mbwira ikintu cyose ushaka ko nakora, ndibuze gukora buri kintu icyo ari cyo cyose. Ujye uvuga ati rekera aho ngaho gutakamba, nicyo kintu nshaka ko wakora. Ati Derike ndakwinginze nyumva. Umusore avuga ati Lisa aka kanya njyewe nta ninzika nakubikiye na nkeya, ahubwo narakubabariye cyane, nakubabariye kera, ariko ndakwinginze mvira mu buzima umvire no mu rugo, kuko njyewe ntabwo nkibyitayeho rwose, narakubabariye cyaho genda. Ati Lisa njyewe ntabwo mbyitayeho, nta nzika nakubikiye, ndagira ngo nyumve njye naramuvinze one, ubuzima bwanjye narabukomeje, ndetse nakomeje ubuzima bwanjye ku rwego rurenze nyine ku buryo ntakiri muri ibyo bintu, bityo ndagutakambiye basi, ndakwinginze ndagutakambiye. Derike aranapfukama hano hasi avuga ati reka basi ndagutakambiye ari jyewe, ndagutakambiye mvira muri uru rugo, umvira na muri ubu buzima. Derike aba ari upfukama atakamba ngo uyu mukobwa amuvira mu buzima. Hari ukuntu umuntu akubabaza cyane yagaruka aje kugutera isesemi, reka ariko mbivuga bikaba ngombwa ko umutakambira umubwira ati basi wamviriye mu buzima ukareka nkiberaho mu mahoro. Derike niko byagenze, yahagurutse ahangaha avuga ati bino bintu ni ibiki koko mana ya se, ni ukubera iki Emerick wankorera bino bintu, ukubera iki mwankorera bino bintu, mwaretse nkiberaho mu mahoro cyane? Ati rwose murimo kunshotora kandi bino bintu ntabwo ndimo kubikunda. Aba ari ukomeza gutakamba avuga ngo bamuveho. Bigaragara ko uyu musore yababaye cyane, ndetse muri bwa bubabare bwe nyuma akaniyubaka, bya bindi bavuga ngo buriya uzatinya umuntu washenjaguritse umutima akongera akiyubaka, cya gihe iyo yongeye gukira icyo gikomere nta muntu ushobora kumuzanaho imishinyiko n'imikino. Derike bigaragara ko ariko byagenze ahangaha, wa wundi muntu mwakundanaga cyangwa se mushobora kuba mwararyanye n'ubuzima n'isi, ukaba ukimureba ukabona ni umuntu usanzwe nk'abandi bantu bose basanzwe. Ngo haye ikaze mugasobanuye k'uyu munsi, ni agace ka kabiri kako twarebye umusore w'umukire wifatiye umwanzuro wo kujya gushaka akazi k'ubuzamu kugira ngo arebe ko yazabona urukundo rwa nyarwo. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like, ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko ngashyizeho uzajya ukabona bitakugoye. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788202788, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Derike amaze kugenda, uyu nguyu Emerick nawe yafatiriho amahirwe ahagurutse
yahagurutse uyu nguyu avuga ati haguruka utuze. Araza amwicaza ahangaha muri iyi ntebe amubwira ati basi ndakwinginze genda umvugishirize Derike. Ujya kumuntakambira cyane ni nko kuntuma ku nyama ngo ziriya nyama genda uzindindire. Ubu kwishujishana none cyahemereke nacyo cyaravuze kiti reka nshutinge aya mahirwe yanjye wasanga ari mano yamanutse mu ijuru kubona inshuti yanjye itandukanye n'umukunzi wayo. Wanasanga ahubwo n'iki kigoryi aricyo kiba cyaratumye banatandukana. Sinzi mba nduciye nyine buriya simbizi. Yaramuhumurije ndetse amasaha yakomeje kugenda. Hano mu rugo uyu mukobwa yasohotse mu nzu cyangwa se yamanutse asohoka mu rugo arimo kuvugira kuri telefone avugana n'umukobwa w'inshuti yavuga ati hello baby, ati rwose aka kanya ntabwo ushobora kwizera ibintu bimbayeho uyu munsi. Ati aka kanya nakiriye message y'umuntu utazwi anyoherereje amafaranga menshi cyane ku rwego rurenze urugero. Ati oya babe, nkubwije ukuri njye nta n'igitekerezo nakinzinya mfite cy'uwo muntu ushobora kuba anyoherereje amafaranga. Njye nari nibereye mu cyumba cyanjye, hanyuma ikintu gikurikiyeho mpita mbona message ije irimo kuwandaringa itari no kugaragara umuntu nyine unyoherereje amafaranga. Hanyuma ikintu nkoze nuko mpise mpamagara umu officer wo kuri banke konti yanjye iherereyemo, ambwira ko ngo ayo mafaranga ngo yoherejwe ngo na anonymous lover cyangwa se ngo ni umukunzi nyine wibanga udashaka kumenyekana. Nyagasani uyu nguyu yavuga ati okay baby, aka kanya ndakwinginze mfasha kuri office unkavaringe cyangwa se ubu ndeberera nyine mu gihe ntahari nkeneye kujya kuri banke nonaha igitaraganya. Nibaramuka batambwiye umuntu wanyoherereje aya mafaranga uwo ari we, umva aya mafaranga ntabwo araba nshishikaje rwose. Atega amatwi ibyo uwo ari guhamagara amubwira ni umukobwa. Ati oya ntabwo mbizi, nta n'igitekerezo na gitoya mfite rwose. Uyu mukobwa akomeza gutega amatwi avuga ati oya baby, aya mafaranga ni amafaranga menshi cyane ku rwego rurenze urugero ku buryo ntashobora kuyagumana. Byibura ikintu nkeneye ni ukumenya ngo umuntu wanyoherereje aya mafaranga ni nande basi. Noneho basi nkanamuhamagara nkamubwira ngo ndagushimiye cyane biri propo nyine biciye mu mucyo. Ati oya bitihise bitari ibyo ngibyo rwose, aya mafaranga ntabwo nshobora kuyakira kuko ntabwo natunga amafaranga atarayanjye. Oya ibyo ngibyo sinshobora kubikora. Uyavuga ati oya ntugire ikibazo, ibyo ngibyo ndibuza kubihandoninga ntugire ikibazo, ahubwo reka mbe ngiye ubwo turi buze gusubira. Sasa bigaragara ko Derike ashobora kuba yabonye konti y'uyu mukobwa Ashley nyuma ya kiriya gihe akamwoherereza amafaranga. Ahangaha ku ruhande uyu mukobwa arimo kwizengurukaho cyane ndetse aza yegera uyu musore Emereke avuga ati nese ko nta kintu urimo kubasha kuvuga. Uyu mukobwa abitekerezaho cyane amureba ati nese ko nta kintu mfite cyo kuvuga, ko nta n'ikintu ndimo gutekereza navuga nyine. Uyamubwira ati ndagira ngo unyumve. Ati nshobora kuguhereza igihe cyo kubitekerezaho biriya nakubwiye. Uyavuga ati ngo igihe cyo kubitekerezaho, icyo nshatse kuvuga niyo wampereza igihe cyo kubitekerezaho biriya bintu rwose wambwiye ntabwo bimekinga sense, ntabwo birimo kumvikana kuri njyewe. Icyo nshatse kuvuga gute nyine gute, njye nta nubwo njye ndi no kwibona hari ikintu cyaba kiri kuba hagati yanjye nawe. Uyu musore yararimenye aravuga ati ngo ufite ibyiyumviro, none yakomeje no gusunikiriza. Ati oya pe reka rwose nta kintu ndimo kubona cyaba kiri hagati yacu nyine, ntabwo byumvikana na kanzinya cyane. Uyu musore amubwira ati rero Lisa, njye nta sano mfitanye n'uriya musore Derike, nta sano na ntoya, ndetse kandi iyo abana ari wenda ninde se ubundi unabyitayeho ahubwo. Ati Lisa ndagira ngo unyumve, ntabwo nzi uburyo bwo kugukonvenka cyangwa se kukumvisha, ndetse aka kanya nubwo nshobora no gukoresha n'amagambo mu buryo buhagije rwose byibura, ariko ibyiyumviro ngo ufite cyangwa se icyo ndimwo kukwiyumvamo nko muri njyewe okay nyine ntabwo njyewe nifuza umubiri wawe, oya ahubwo ikintu cyonyine nifuza ni umutima wawe. Ngo ariko rino jambo rirakora we kubwira umukobwa ngo oya si umubiri wawe nshaka, nzaribwira umukobwa ndebe ariko ntabwo nzaribwira wowe ubyumvise, nzajya ahandi mubwira ngo oya icyo nshaka ni umutima wawe si umubiri ndebe ko umukobwa aka kajambo kamukoze avuga ati wele ariko nyine ibyo uvuze n'ubundi biragoye kubimenya ko ari ibyanyabyo, abasore b'iyi minsi turabazi ehehe. Uyu musore avuga ati Lisa, ati hari ikintu nzi neza cyane ko byanga byakunda hari amajwi arimo kukongorera kuri wowe, ndetse aka kanya ndimo kukubwiza ukuri, bityo ndakwinginze ndagira ngo untege amatwi. Ikintu cyonyine nkeneye ni amahirwe yonyine gusa, okay amahirwe yonyine gusa kugira ngo turebe ko twashutinga bigashutinga, tugire
nyirabagire tutaragira cyangwa se bataragira ndakwinginze please. Uyu mukobwa amaze kubyumva avuga ati rero nshaka kugenda mu rugo, nshaka kwitahira mu rugo. Derike biranze, uyu nguyu yarashutinga none umukobwa ahereka nitendera. Uyu avuga ati okay urashaka kujya mu rugo, ati nta kibazo rwose. Abitekereza harutse umutima, ati nta kibazo noneho reka ngucyure mu rugo. Umukobwa azunguza umutwe akira umusego ku ruhande, ahaguruka ahangaha atora ibyari ibye, arabona imbabazi zigoye ngo ariko buriya ikirahure cyamenetse ntabwo biba byoroshye cyane kugisubiranya. Ibyo bintu mujye mubimenya, nyine urukundo rugendera ku cyizere, cyangwa se niba mubiri mwe biba bigendeye ku cyizere. Uyu mukobwa wasanga aka kantu batagatekerezaho, ari niyo mpamvu atekereza ko ngo azagaruka kwa Derike nyine bigakunda. Turabasuhuje cyane. Ahangaha Derike ari ahangaha ari mu rugo abarekereje cyane, afite gahunda ndende. Uyu mukobwa Ashley yasohotse ameze nk'ibimucanze cyane, arasohoka ibitekerezo byamubanye byinshi, asohoka Derike nyine agiye kumufungurira imodoka kugira ngo bagire aho bajya. Uyu musore aba afite discipline ikomeye cyane, ndetse yaraje afungura imodoka. Uyu nguyu yinjira mu modoka, ndetse Derike ahita yongera gufunga umuryango, abareba bada yihuta cyane kugira ngo nyine amujyane aho agiye, ngo agiye kuri banki. Ariko ibyo ngibyo uko birimo kuba, umukozi wo mu rugo ngo ni bombi, niba ari bambi ababyitegereza byose ati shahu harabaye ntihakabe. Abyitegereza iyi modoka Derike yayihagurukije ahangaha, umukozi wo mu rugo ayitegereza cyane uko irimo gusohoka ahangaha mu gipangu. Akomeza yivugisha mu mutima uyu mukozi wo mu rugo ati uyu munsi ndivugira nti ngewe reka njye kwivugishiriza Fayini Bobo, cyangwa se ngo uyu muhungu uri fayini cyane mwivugishirize, byibura njye nawe tugire agahe tumarana. Boom, ako kanya madamu agahita avuga ngo reka ahita amujyana ngo bagende amutware, ngo amujyane ahantu, bigatuma ntanamwivugishiriza n'akantu nakanzinya. Bino bintu biba birimo kuba ahangaha. N'uyu mugabo abwira umukobwa ngo yirinde uyu musore ntamugire umushoferi we, bitume nibonera amahirwe. Ariko uyu mukobwa cyangwa se mabuja aba yabyanze rwose, ariko ntabwo aba yateze amatwi. Se nzabigenza nte? Arijujuta cyane. Amasaha yaragiye, bari mu modoka. Uyu mukobwa avuga ati ngewe nshaka nimero z'uwo mukobwa uteretana na Derike. Nyagasani ayo avuga ati wowe mukobwa uteretana na Derike, ujya avuga ati umukobwa nyine mushyashya cyangwa se girlfriend mushyashya wa Derike. Kandi Derike nta girlfriend mushyashya afite, nuko arimo gushutinga ishoti. Uyu musore avuga ati well rero nta nimero ye mfite. Uyu mukobwa avuga ati ukeneye kumfasha kugira ngo mbone nimero y'uwo mukobwa uteretana na Derike. Nyagasani bino noneho bitangiye gufata n'iyindi ntera. Uyu avuga ati iyo nimero urashaka kuyimaza iki? Uyu mukobwa avuga ati nyine icyo cyaka ni ugucatinga agacati gatoya n'uwo mukobwa nyine gusa. Uyu avuga ati ngo agacati Lisa. Uyu avuga ati oya Emereke wavuze ko unkunda cyane. Oke ubwo rero niba wavuze ko unkunda, ubwo wakora buri kintu icyo ari cyo cyose kuri ngewe, cyangwa se wakinkorera. Ikintu nkeneye nuko umfasha ndakwinginze, byibura nshakira nimero y'uwo mukobwa urimo guteretana na Derike kugira ngo nyine unyereke ko unkunda, byibura binangaragarize ko ibyo urimo kuvuga ngo urankunda cyane binabigaragaze. Nyagasani uyu musore avuga ati well mbese muri makeya urimo kwexpectinga ko ngomba kugenda nkajya kwiba nimero y'undi muntu muri telefone y'inshuti yanjye Derike. Uyu mukobwa areba kurande hey avuga ati yego niba nkunda nyine ako ngako ugomba kukankorera. Nyagasani mbese please ubinkore, ni namba gusa nuko nshaka kwivugishiriza uwo mukobwa nta kindi, natsa ko nakantu kagoye ukankorere na umusore baramushuka. Avuga ati oke nta kibazo rwose ndibuze kugerageza. Ati aka kanya ntabwo ngusezeranije, ariko byibura ndibuze kugerageza ndebe uko biri buze kugenda. Areba uyu mukobwa amwanyara gutya ngo yatoraguye ingoma mu giteme. Abasoresha yawa baradusebya niki ngo ubu yaratoye cyane kandi yari girlfriend w'inshuti ye. Sasa ahangaha mu rugo haruvuga ati ukeneye kumbwira giste zose, cyangwa se ukeneye kumpa amazimwe yose kubera ko tudaherukanye. Nshaka kumva amazimwe yose ukuntu ameze, ndetse kandi ntagire ikintu hisha. Undi amusubiza ati no giste, nta mazimwe hari yo kukubwira aka kanya. Kumbe ni wa mukobwa ujuza gusura uyu mukobwa nyine Ashley. Amubwira ati oya nta mazimwe ari ahangaha wana. Uyu nguyu ahita amubwira ati ndetse n'ibiki byabereye kuri banke nyine. Uyu nguyu avuga ati nyine bebe
nagiye ndahagarara nyine ndabaza mbaza amakuru ndababwira nti ntabwo ndibuza kuva ahangaha byanga byakunda kugeza igihe bampaye nimero z'uwo muntu wanyoherereje amafaranga. Hanyuma uwo mugabo arangije ahita avuga ati oke nta kibazo rwose, ubwo niba ushaka kubona nimero ze nta kibazo rwose, reka nimero ze ziguhereze. Uyavuga ati none se iyo nimero niba bayiguhaye wayihamagaye? Aya mukobwa avuga ati oya nyine nari nategereje ko mbanza kugera mu rugo kugira ngo mbanze nyine ntuze nshaka umutuzo wo mu mutima mbone uwo muntu kumuhamagara. Uyavuga ati oke ntugire ikibazo, ngaho rero ubwo wageze mu rugo iyo nimero yihamagare nonaha turebe. Uyavuga ati tuza ati ntuzi ikise nese guhamagara nimero hari ikibazo kirimo, wahamagara iyo nimero wana amuhatiriza cyane sana fone yawe uhamagara. Uyavuga ati ndibuze kumuhamagara mu kanya gakurikiyeho ariko uyavuga ati zana fone zana fone uhamagare. Mbese umukobwa bamuhatiriza gufata fone kugira ngo ahamagare ngo uwo mukunzi w'ibanga wamwoherereje amafaranga kuri banki nimero bamuhaye. Nta kindi yakoze, yafashe fone ayitegereza areba ndetse arangije ahita ayishyira ahangaha ku gutwi. Uyu nguyu nawe niwe arimo kwita ngo ni bebu. Abakobwa ibintu mujya mukora mukabura kwita abahungu ba bebu. Arimo kumureba abatse gataya arite halo, aramwitaba halo, ategereza kanya nyine amazina yanjye nitwa Yunisi. Ati none se avuga amazina ngo ni Kecuku, niba ari Kenicuku izina ryo uko arivuze. Ati yego okay nyine ukuntu byagenze ahitamo halo bigaragara ko agira ngo ntabwo barimo kumvikana. Yumva akanya gatoya atoke nta kibazo rwose, nta kibazo ibyo ngibyo, ubwo nyine nta kundi, ndetse ahita akura telefone ku gutwi ameze nk'utungo cyane areba uyu mukobwa. Abati akubwiye iki se? Aravuze ngo ari buze kumpamagara mu gihe gikurikiyeho, ngo aka kanya arahuze cyane, bityo urabibona impamvu ntashakaga. Ati ariko sinjye uri burote mvuganye n'uyu muntu wanyoherereje aya mafaranga angana uku nguku rwose sinzi. Uyu mukobwa abitekerezaho avuga ati wow, mbese ubuzima cyangwa n'ibi bintu byose bimaze iminsi birimo kukubaho tudahura nibyo nari narabuze byose narahombye. Yavuga ati kamana ibyo ni ibiki se urimo kuvuga? Aseka cyane, mbese ngo ni amagiste cyangwa se ngo ni amazimwe yari aherutse cyangwa se yari yarabuze. Yavuga ati oke niba ari nuko bimeze noneho aka kanya rekana nigendere na nitahire mu rugo, ndi kumva nta magiste ari ahangaha akomeye cyane, nzajya mpora nza ahangaha iwanyu buri gihe. Ubundi se ni ryari uherutse iwacu? Yavuga ati mbese uhise ugenda aka kanya? Ati cyane rwose rekana nigendere cyane. Mbese uyu nguyu yahaguruka kugira ngo amusezere ahita ataha agende, ariko uwoherereje amafaranga ngo yitwa Cukuemuka cyangwa se iryo zina nirongera kuryumva ndibuze kuryumva. Ndetse uyu mukobwa akaba afite na nimero ye, uje mubwira ati nimuramuka muvuganye neza cyane uze kumpa giste zose ukuntu zimeze ayo mazimwe nyamenye neza cyane kugira ngo mbe ndi updated. Basezerana acaho aragenda. Hashize akanya uyu mukobwa Ashley yibereye ahangaha, umukozi wo mu rugo nuko nguko yaje ameze nk'umuntu unaniwe cyane. Ati madamu igicamunsi cyiza. Uyu nguyu areba ku isaha ati ni mugoroba cyangwa se ngo ni evening ntabwo ari igicamunsi. Uyavuga ati sorry madamu we sorry no mukozi wo mu rugo ngo ni bombi niba ari bambi. Yamubwira ati hanyuma se kubera iki urimo kureba gutyo urusura rwawe warurambuye umeze neza? Uyu mukobwa ati yewe madamu we ukuntu bimeze ni indwara y'urukundo ndwaye ngo day love sick. We ntabwo avuga icyongereza, avuga bya birimi byiriya hirya nyine, ntabwo ajya avuga icyongereza neza. Ntabwo ndimo kubasha kubyumva. Ari nyirabuja nase ushatse kuvuga iki ngo ni love sick cyangwa se ngo urwaye indwara y'urukundo? Uyu nguyu madamu we mbese aka kanya uko urimo kundeba umubiri wanjye wose ibintu urimo kunkorera, iyi ndwara irimo kunzengereza ku buryo umubiri wanjye wacitse intege rwose, mbese aka kanya ntabwo nzi uko nabisobanura. Uyu nguyu araseka cyane ni nyirabuja ati mana ngirira imbabazi. Ati oke nta kibazo rwose. Nese Bimbo aka kanya ibyo bintu urimo kuvuga birimo kugusohokamo basi niki utekereza ko nshobora kubikoraho cyangwa se niki nagufashaho nonaha? Uyu nguyu amusubiza ati mabuja aka kanya nawe rwose gutya urimo kumbaza nta kintu wamfasha. Aka kanya mbese nkubwije ukuri nta kintu wamfasha.
urukundo rurandembeje cyane aka kanya mu mutima uyavuga ati bimbo ati umutima wanjye urimo kundya cyane aka kanya. Oh madamu uyu mukozi wo mu rugo ni umunyarwenya. Uyavuga ati oke nta kibazo rwose. None se uwo musore cyangwa se nyine uwo mukunzi urimo kuvuga ngo urimo gutuma umutima wawe ukubita cyane, umutima wawe ukaba urimo kukurya, uwo musore ninde? Uyu mukobwa avuga ati ho madamu we, yewe ntuhangayike, ntugire ikibazo, ndibuza kwiyitaho, naho ubundi icyari kinzanye ahangaha kwari kugira ngo nkubwire ko ibiryo byahiye namaze gutegura. Uyu nguyu Ashley araseka cyane avuga ati yewe ngaho buretse gatoya tube dutegereje igihe papa wanjye ari bugerere ahangaha avuye aho agiye kugira ngo tuze gusangira. Umukozi wo mu rugo asezera avuga turakoze cyane madamu we. Uyamubwira ati yewe byoroshye ati oke urakoze mabuja we. Aca waragenda ngo urukundo ni indwara ngo kandi ngo irembya nk'izindi zose, ngo yica nk'izindi zose. Uyu nguyu yasigaye arimo guseka yumiwe cyane byamucanze. Ati uyu mukobwa rwose ari fani cyane, arasekeje cyane. Ati yewe Pimpo, niba ari Pimpo we, aseka cyane. Urukundo ngo yashegeye Derike umukire wagiye kwishakira akazi k'ubuzamu ngo arebe ko yabona urukundo. Narumiwe cyane. Kandi i Kigali barahuzuye abasore bafite ikofi yabo, ariko ikintu babura ni kimwe, ngo babuze urukundo rwa nyarwo. Bahura na ba Diane gusa bashaka kuyarya. Amasaha yaragiye. Sasa ahangaha mu rugo imodoka yinjiye ahangaha muri iki gipangu, ndetse uyu musore Derike ageze ahangaha araparika muri iyi modoka asohokamo, ahita aza kuzenguruka kugira ngo afungure. Kumbe ni umusaza papa wa Ashley Eunice waruje. Ati genda gakenya kubaha. Ati urakoze cyane. Uyu musaza agiye kwigendera uyu musore Derike afite nyakubaha reka nza ngufashe ibyo ngibyo. Umusaza amureba nawe, nshuti yanjye vaho ngaho. Mbese muri makeya urimo gushakisha opportunity ubundi ni amahirwe, nk'uko dushobora kubona amahirwe y'akazi. Urimo gushakisha amahirwe yo kugira ngo winjirane nanjye mu nzu hanyuma ujye guheheta ku mukobwa wanjye. Oyavuga ati oya nyakubahwa nuko narindi kugira ngo ngutwaze kano gakapu kawe ufite. Oyavuga ati nshuti yanjye genda ujya kuri duty post yawe hariya wicara nk'umuzamu. Kandi wagasore we narakubwiye inshuro nyinshi cyane ko ntashaka kukubona iruhande rw'umukobwa wanjye nanone. Nakubwiye inshuro nyinshi cyane. Yavuga ati wihangane nyakubahwa, wihangane cyane. Uyu nguyu ahita yiciraho. Derike agenda amukurikije amaso amureba nabi cyane. Uyu musore banza ikintu yaje gushaka ahangaha kizamugora. Afite n'umujinya areba uyu musaza amureba nabi, ngo umugabo w'impfumfu gusa ariko asigara yivugisha. Ugenda buri kantu kariko kose urimo kukareba ukitegereza buri kariko kose yizewe. Nasa uwo mukobwa we ntuzamwirongorera, ntabwo abasore bafite uburenganzira bwo kumureba. Derike yijujuta, nyamara urukundo ruragoye nuko mutabyumva. Yagiye afunga amarembo hariya nanone, ndetse uyu musore biba bimugoye cyane abari kugira ngo ajye gufatirana amahirwe. Yijujuta cyane. Agenda umukobwa ushaka kumureba ukamumpagarikaho, n'iryari uzakomeza kumumpagarikaho yerekeza aho yicara, uzamumpagarikaho se bingana iki? Ndetse igihe cyaragiye uyu musore Derike yaje ahangaha mu nzu aza kureba uyu mukobwa Ashley avugira kuri telefone. Asanga uyu mukobwa avugira kuri telefone avuga ati none se ni gute nshobora kuvugana n'umuyobozi ushinzwe National Pension Commission chairman wayo, kubera ko pansiyo ya papa wanjye imaze amezi 6 itishyurwa na company yakoreraga, ndetse kandi buri gihe iyo papa wanjye agiyeyo ajya kuri office bahita bamubwira ngo ibiganza byabo ngo biraziritse. Ibyo ngibyo ntabwo mba mbisobanukiwe cyane, ibyo barimo kuvuga ngo ibiganza byabo ngo biraziritse ngo nta kintu bashobora kumufasha. Ati cyane rwose ibyo ngibyo ntabwo byumvikana na gatoya, kuko tumaze igihe kinini cyane turimo kwandika amabaruwa menshi cyane kugira ngo byibura badufashe, ariko aho bigeze kuri iyi nshuro ibi bintu biragoye cyane rwose, dukeneye kubyigiramo byihuse cyane. Ngo papa we amaze igihe atishyurwa pansiyo. Ati cyane rwose, ati wowe nta kibazo rwose, byiza cyane. Yumva ibyo bamubwira aruhutse umutima cyane. Ati nta kibazo, murakoze rwose, murakoze. Akura telefone
telefone ku gutwi ameze nk'urakaye cyane. Derek avuga ati wihangane ama ariko ndatekereza nshobora kugufasha. Oya ngo yavuga ati umfasha se iki cyangwa se niki ushobora gukora ahangaha. Wari uri hariya kuri banki ubwo bakoraga statement bavuga ko nta kintu bashobora gufasha, nase wowe niki ushobora gufasha? Niba washoboraga gufasha wagakwiye guhita ubabwirira hariya kuri banki cyangwa se kuri kampani aho yari yagiye, none aka kanya urimo kuvuga ngo ushaka gufasha. Uyavuga ati nyine njye mfite umuntu. Uyavuga ati ndakwinginze mva mu menyo ugenda sohoka ahangaha. Uyu mukobwa nyine ameze nk'ubabaye cyangwa se ameze nk'uri gutura umujinya uyu musore Derek, kandi Derek bishoboke ko afite uwo muntu kuko n'ubundi uyu musore asanzwe afite ubukire. Ahita yunama avuga ati umbabarire nsabye imbabazi cyane. Acaho bamuciye amazi kandi ngo yashakaga gufasha. Papa w'uyu mukobwa bamaze amezi 6 yose batamwishyura ku gapansiyo kandi yarakoze. Nibyo bintu byatesheje uyu mukobwa umutwe, kandi uyu mukobwa nawe nyine akaba yarasanzwe afite ikibazo cy'amafaranga. Uwamwerereje amafaranga nawe yanze kumwitaba cyangwa se kumuvugisha kugira ngo byibura muhe n'uburenganzira bwo gukoresha amafaranga. Ahangaha mu rugo uyu mukozi wo mu rugo arimo kubaza papa w'uyu mukobwa Ashley avuga ati dadi kubera iki se? Ese ni ukubera iki utarimo kubasha gusinzira? Jya gusinzira cyangwa se jya kuryama ni mu masaha ya nijoro kuko amaso yawe arananiwe cyane. Uyu mugabo avuga ati ndimo kugerageza gushaka ibitotsi ariko ntabwo ndimo kubasha kubibona. Njye ntabwo nishimye rwose na gatoya kubera ibintu byose birimo kuba. Aka kanya ndababaye cyane kukuba umukobwa wanjye ari guhura na challenge zijyanye n'ubukungu cyangwa se mu bijyanye n'amafaranga, ndetse aka kanya nkaba nta kintu ndimo kubasha kumufasha. Ati uyu munsi namaze umunsi wose kuri banki ndimo kugerageza kugira ngo basi mbonere umukobwa wanjye amafaranga ariko ntabwo byigeze bikunda. Umukobwa avuga ati dadi ihangane rwose ndimo kubasha kubyumva ariko nanone ukeneye kujya kuryama ugasinzira. Uyavuga ati oya njye ntabwo ntuje n'ibi bintu byose birimo kuba. Ati njye ntabwo nshaka ko umukobwa wanjye ahomba kariya kazi arimo gukora kubera bino bintu rwose cyangwa se bino bibazo, ntabwo mbishaka rwose. Mbese uyu musaza nicyo kintu kimuhangayikishije. Uyu mukobwa avuga ati dadi nyine ndimo kubyumva ibintu byose urimo kubasha kuvuga ariko nanone ukeneye kujya gusinzira ukajya kuryama. Ntabwo ushobora kuguma ahangaha muri aya masaha ya nijoro bwije cyane. Umutwe wawe umeze uko nguko ntabwo biri buze kukubera byiza, ntabwo biri buze byiza, ukeneye kuryama rwose. Ati ntugire ikibazo wowe ryama, ejo Imana byanga byakunda ifite uburyo iri buze kubigenza nibumara gutya, ndetse iri buze gukora ibitangaza kuko bavuga ko ngo Imana ikora ibitangaza. Hahandi nyine umuntu aba yananiwe cyane uri buze gutungurwa n'agatangaza cyangwa nka tubiri iri buze kugukora niko avuze. Wanora utumire kozi iri buze kubigukorera. Oye uranyumva nibyo? Uyu musaza yaramurebye avuga ati wasanga igikombe cy'icyayi cyangwa se cy'agakawa ari cyo kibuze kumfasha basi genda ukinzanire. Mbese uyu musaza yataye umutwe cyane. Hano mu rugo mu gihe cyakurikiyeho uyu musore Derek yiyicariye ahangaha nyine kuri poste yaho akorera akazi ke. Ashley nuko nguko yasohotse ahangaha mu rugo bigaragara ko hari ahantu agiye. Ajya gusohoka avuga ati Derek, uyahaguruka avuga ati atungo cyane. Ati hari habuze gatoya cyane ngo nibagirwe rero ariko nanone akira. Uyu mukobwa agenda ahereza akantu k'akamvirope Derek avuga ati ibi ni ibikima. Uyavuga ati ni umushahara wawe y'uku kwezi. Uyavuga ati oya yagumane rwose. Ati amafaranga urayakeneye ariko njye ntabwo nyakeneye. Ati njye sinyakeneye rwose. Umukobwa avuga ati oya ntugire ikibazo rwose akiriye amafaranga nayawe. Umusore Derek avuga ati oya. Ati aya mafaranga ndabizi ko uyakeneye cyane kurusha uko nyakeneye. Ati ndabizi nyine ko bino bihe urimo ari bihe byawe byo kugeragezwa no kugerageza. Bityo rero aya mafaranga cyangwa se buri mafaranga yose ukojejeho imitwe y'intoki urayakeneye cyane. Bityo rero aka kanya yagumane amafaranga rwose njye ntabwo nyakeneye nonaha. Uyu mukobwa abitekerezaho cyane ndetse aranayagumana amureba amubwira ati ese bino bintu ubihagazeho neza ko udashaka ko nkwishyura amafaranga yawe? Uyavuga ati oya njyewe ikintu nshaka nuko aya mafaranga ubu yafite kuko njyewe ntabwo nkeneye amafaranga nonaho ubu tuvugana, nta n'amafaranga nshaka nkubwije ukuri aya mafaranga niwe uyakeneye cyane. Uyavuga ati ngo ntabwo ushaka aya mafaranga. Mbese umushahara wawe w'ukwezi kwa mbere ntaguhembye n'igihe cyatambutse ntabwo uyakeneye? Uyavuga ati ntabwo arimo nyine kuvuga ngo ntabwo uzanyishyura nyine ariko nyine
amafaranga uyakeneye uzayama ariko nyine urayakeneye nonaha kandi kuri njye ntacyo bitwaye bityo uzaba unyishyura bukoresha ayo mafaranga. Uyu nguyu abitekerezaho cyane avuga ati oke nta kibazo rwose ati kandi urakoze cyane. Umusore Derek avuga ati urisanga cyane ndetse uyu nguyu arahindukira ameze nk'ibimucanze ati bityo rero arongera arahindukira aramurima ati kandi umbabarire cyane ngusabye imbabazi z'uburyo nyine maze igihe ndimwo kugufata na kwa kundi nagutuye umujinya cya gihe. Uyu avuga ati oya bimeze neza man ndabyumva neza cyane urimo guca mu bihe bigoye cyangwa se bitakoroheye nawe. Uyu avuga ati urakoze cyane yatuje ngo ibibazo biraturisha ati oya urisanga cyane. Uyu mukobwa Ashley yarahindukiye kugira ngo ace aho aragenda ndetse Derek agenda amukurikije amaso yahezeyo cyane ndetse mu kureba uyu nguyu aratugurwa cyane aza yiruka avuga ati mama umuryango w'imodoka. Uyu mukobwa afite ibitekerezo byinshi cyane ku buryo yari yibagiwe n'ahantu agiye ati sorry byari bincitse mu bwonko bwanjye byari binyuzemo ntabwo azi ahantu yaragiye bigaragara ko utubazo arimo gucamo ni utuntu nyine tujya tubaho ku muntu. Yaje kwinjira ahangaha abwira umusore ati urakoze cyane. Uyu musore Derek avuga ati yewe urisanga cyane buriya urukundo bisaba ibitambo naho kuvuga ngo dukundane cyangwa se ngo ndagukunda ntabwo ibyo bibaye ahubwo ibitambo bya bindi uzajya wibuka ko umuntu mukundana yakoze cyangwa se agutambira. Derek agenda ajya kwinjira nawe mu modoka kugira ngo ajyane nyirabuja aho agomba kumujyana. Ahangaha uyu mukobwa Lisa avuga ati njye nagusabye kugira ngo unshakire nimero z'uriya mukobwa ariko umbwira na aderesi ze ariko nta kintu wari wananyereka n'ubu ngubu nta update urampa cyangwa se basi ngo unampe muri ibyo ngibyo kimwe muri byo. None se nshobora kumenya impamvu noneho uri ahangaha mbese impamvu uri ahangaha ya nyayo bya nyabyo. Abantu bavuye mu rukundo hari ukuntu abakurikiyeho mu rukundo rwabo baba bameze nk'inzirakarengane cyangwa se abere baje gutamba ibitambo no guturwa imijinya. Kumbe ni cya emereke cyaje kumureba ariko ntabwo kiramuhereza ibyo yagisabye. Uyavuga ati Lisa ako Derek mwibagirwe byaba byiza mwibagiwe ukareka njye nawe tukubaka ikintu njye nawe turi kumwe cyadanje. Ayavuga ati tucyubakishije iki se oya no uri kwanga ni iki tugiye kubaka cyangwa se njye nawe ngo tugomba kubaka. Uyavuga ati nyine ndimo kuvuga ngo urukundo hagati yanjye nawe ari umusore. Uyavuga ati uruhe rukundo turwubakisha iki se tubakishije iyihe sima se twubakishije umucanga se niko ari kumubwira twubakishije concrete se ni bihe muri ibyo ngibyo urimo kuvuga ngo ushaka ko twubakisha urwo rukundo urimo kuvuga. Ni umukobwa umva amagambo arimo kumubwira. Uyu musore avuga ati Lisa basi se ushobora kurekera aho ngaho kumbabaza basi ndetse nanone nawe urekera aho ngaho kwibabaza wibagirwe uyu musore Derek ngenda aha ngaha ku bwawe ndetse ndahakubereye kandi nzakwitaho nshaka kugushimisha cyangwa se nkatuma wishima cyane. Uyavuga ati emereke njyewe ikintu nifuza cyonyine ni ukumenya aho uwo mugore uteretana na Derek cyangwa se umukobwa atuye. Ikintu nshaka ni ukumubona gusa narangiza nkamumuvugisha nta nibwo nzi n'impamvu ibyo ngibyo ari ibintu ngomba kugusobanurira. Ese ni ukubera ko ibyo ngibyo bigoye kugira ngo ubyumve cyangwa se unyumve ubashe kuntega amatwi noneho ibyo ngibyo akaba ari ibintu bikugoye cyane kandi wirirwa uri guclaiming uvuga ngo urankunda cyane biragoye kubikorera umuntu ukunda koko. Uyu musore yaramurebye avuga ati Lisa ese ni ukubera iki utampangaho ijisho ni ukubera iki atari ngiye wahangaho ijisho ukamfokasingaho none se nubwo ushobora kubyumva none se nta nubwo ushobora kubibona ko ngukunda cyane. Umukobwa avuga ati oya okay njye nakwigendera kandi reka nigire kwiyinjirira mu nzu reka nigire mu nzu kuko ntabwo kino kiganiro nshaka kukiganirira nawe reka nigire mu nzu. Uyu musore emereke yabitekerejeho avuga ati oke nta kibazo rwose sorry wihangane come on Lisa ari kwinginga ati ndagukunda cyane ese ni ukubera iki utampereza amahirwe. Hari akabanga nahishuriwe mu minsi yashize ngo ikosa rya mbere umuntu yikururiraho umuriro ni ukwinginga ngo bamukunde muzasuzume mumbwire no muri comment niba ibyo bintu ari byo dingo bituma utagaciro bakakubona nk'imbwa igenda nuko nguko bimeze byarabaye. Sasa ahangaha mu rugo uyu musore Derek yinjiye abandi ageze ahangaha amaze kwinjira ahita atungurwa cyane. Umugabo azamubwira ati urimo gukora iki ahangaha. Uyu ngo yavuga ati hanarinje gutegereza madamu ahangaha muri saro. Yavuga ati nese ntabwo ugomba gutegereza hariya hanze ku marembo ubundi wa musore we n'inshuro zingahe naguhaye gasopo
example nkubuza ko utagomba kuza kwinjira ahangaha muri uru rugo rwanjye. Uyavuga ati nyakubahwa mabuja yambwiye ko ngomba kujya nza nyine nkamutegereza ahangaha muri salo kugira ngo nyine n'ibintu bye cyangwa se ibikapu nibyo agiye kwitwaza mbifate ibyo ari byo byose kugira ngo mpite mbijyana tujyanirane. Uyavuga ati noneho ngewe nkaba narakubwiye ko ugomba kurekera ahangaha kuza kunyinjirira muri salo yo mu rugo rwanjye. Ngaho genda uhita ujya ku marembo yawe, genda ujye kumutegerereza ku marembo wa gasore we. Uyavuga ati nyakubahwa none se ibyo bintu nagombaga kumutwaza uri buze kubisohora se? Ari derike oke sawa reka nceho ngende. Agenda wa muginga we agenda amukurikije umuryango. Ati uyu mukobwa rwose uyu mukobwa azananyikisha ahubwo. Ati pimba we watetse se? Ahita yigira mu by'ibiryo uyu mugabo. Mu gihe cyakurikiyeho ahangaha mu rugo barimo kuvuga cyangwa se harimo kuvuga ngo uyu secret admirer cyangwa se uyu muntu ukwemera cyane bya danje bimeze nkaho ari umuntu uri influential cyangwa se ari umuntu wa danje nyine ushobora kuba afite n'ubutunzi cyangwa se ibindi. Siko bimeze, barahangaha bari ku meza n'uyu mugabo arahari. Ati cyane rwose kubera ko kiragenge nawe turi muri banki twagiye kongera kubaza andi makuru, uribuka uburyo umustafu cyangwa se ura muyobozi w'umumanager wo muri iriya banki yaje akaza arimo kugusaba imbabazi cyane akwiseguraho cyane, ari no kukubwira ko ngo uwo muntu wafashije papa wawe kugira ngo pansiyo ye itangire ayibone cyangwa se batangire bamwoherereza amafaranga ya pansiyo ye, ngo uwo muntu yasabye ko bamugira ibanga kandi ukabona ko muri banki uwo muntu bari bwamwubashye cyane. Nyagasani Derike bishoboke ko yanagiye no gufasha uyu mugabo kugira ngo yishyurwe, ndetse no muri banki ngo bakaba bamwubaha cyane kubera ko yabasabye kugira ngo babiceceke ntibazamugaragaze. Uyu mugabo ari ahangaha areba umukobwa amubwira ati bityo urabibona ubundi uwo ni wo mugabo nifuza cyangwa se niwe bwoko bw'umugabo nifuza ko yagakwiye kuba ari iruhande rwawe, apana utuntu tw'uduhungu twagakwiriye kuba turi nko ku marembo cyangwa se turimo gucunga umutekano tw'utuzamu, apana utwo ngutwo noneho tukajya tunavuga ngo turashaka kugutwara turimo kukwitegereza uko nguko. Uyu mukobwa ashira avuga ati papa please ndakwinginze bihagarika ibyo ngibyo. Uyu avuga ati noneho ibyo ngibyo nta nubwo buri no kubivuga unatekereza uburyo biri buze kugaragara kuri njyewe koko. Papa please. Uyu mugabo avuga ati reba ngende serious ubundi uyu niwe mugabo ahubwo kari agasore kitwa ngo karagutwara kakarinzi cyangwa se k'umuzamu agomba kurekeraho ngo kugutwara mu modoka, kubera ko nta kindi kintu uriya musore azakora uretse kwirukana abantu cyangwa se ngo ba inrow, mbese abantu bakambereye cyangwa se twakagushyingiye akabirukana kubera ko bazajya batekereza ko wowe n'akariya gahungu gakora ku marembo ngo mufitanye isano cyangwa se muri couple. Uyu mukobwa avuga ati daddy please papa ndakwinginze. Ati ngenda nananiwe cyane rekera aho ngaho ibyo bintu. Uyavuga ati Yunise ngiye ntabwo nshaka ko kari agasore kari hariya kazongera kugutwara muri iriya modoka, reka kari agasore kajye kaguma ahangaha kagume karimo gucunga izamu, ndetse hariya niho kagakwiriye kuba kari, niho kagomba kwa kundi uhura n'umuntu kavuga ati sha wowe uri umukene nyine biraho ngaho nibyo uyu mubyeyi. Ati noneho urabona bariya abantu bari influential cyangwa se bari abantu babakire badanje nyine baba banagaragara muri rubanda ntabwo bakunda kubonana cyangwa se kwinjira mu bintu biri skandari cyangwa se muri relationship ziri skandari ngo wenda abe yakubonye uri kumwe n'akari agasore hanyuma ngo agutekerezeho. Wa mukobwa Yunise ababona nyine ujagaraye cyane kubera ko akubonana n'utundi dusore kandi tudafututse ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu ngo yamwenyura avuga ati ewane ibintu papa wawe arimo kuvuga ni ukuri. Areba uyu mukobwa nawe w'inshuti ye, mbese uyu mugabo ntabwo yigeze yishimira uyu musore kuba yatwara umukobwa we, kandi uyu musore nawe misiyo afite niyo kwiyegurira uyu mukobwa Yunise uko byagenda kose kuko yanatangiye no gutanga ubufasha. Ibyo ngibyo tubihagazeho neza cyane, ndetse uyu mukobwa akanabona uriya musore ari umuntu nyine utagize icyo atwaye. Ingoro nini ikinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Reba hano hasi ukanda ku ibuto ya like niba ukomeje kugakunda, kuko agace ka gatatu nako nzahita nkazana kugira ngo tunarebe uburyo nyine bizagenda cyangwa se uyu musore Derike uko bizamugendekera, ndetse n'uriya musore ushaka gukundana n'umu ex w'inshuti ye akica bro code. Babafite babyumva urukundo mbakunda ni nkihwa mbafite ku mutima cyane. Reba hano hasi urabona comment ya mbere ni link ya channel yacu ya WhatsApp, uyikandeho winjiremo kugira ngo buri uko nkizeho nyine mu byo nandikaho bijyanye n'udufilime turimo kwirebera uzajya tubibona bitakugoye. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo.